strong kabisa. Ariko rero mwabagabo mwe mbabwiza ukuri abanyamakuru twigeze ngo turi intiti ngo tuzi ngo gushakisha video y'abahame aza yaducitse. Byagenze gute? Haje mbere imodoka ya ribu iza gutya gake tugira ngo nibahamu hageze. Usanga siwe. Ubwo abaturage bazakanzenze mu Karumuna nabahe bari byaje kugira gute kwiburanira. Haje imodoka yindi ya GR plaque ni GR. Pastor Claude aravuga ngo niba ushinjacyaha ariko nge simbizi. Ayiwe na Jean Paul bakari bushinjacyaha. Ndewe rero nyikurikira badaga ari byo ajemo ba Pastor Claude baramakanya ngari inyuma ariko mu byukuri yazanye n'imodoka ya Vigo y'umweru ahita yinjira muri wa muryango gafaranga yinjiramo abantu barawuzi bari ukora musha cyane muri ugira gutimbiza uyu uteganya n'umuhanda nyine ni wese yinjira iyo modoka nyine separika mwibanga rikomeye mu bwisho bukomeye ahita yinjira batubwira ko arimo imbere ariko kubera ko Jean Paul yasabye gufata amashusho byarangiye tuyafashe. Ubwo ikindi kandi mu mwamenye nuko Jean Paul bwa butiti bwa Jean Paul ni intiti yafashe akamikoro akajyana ku meza ubushinja cyago namufata amajwi ubushinja cyaha esaguruka ryagendera ubuca bataravuga ati sibidi biki nyakubahwa president ibini biki birangira akamikoro ubushinja cyaha gafashe aragateruraza agereza Jean Paul avuga ngo ngumana ibyawe. Nje nitwa P Onika Suez Nixi hambaga kataro katabugari insoro sashi mfudasha project pizi eyo so mbrero yo boy yo dagmesa samboy basumba sumba boy aka Mr Kubukubu Kabonyo the game changer. Dukomeze tujyane. Muranzi yes you know me your boy P Onika Suez nakashima kabasuza manto mugisha kandi ikomeze ibarinde ni The Game TV chimura koze sabona muri mu byo ukora byose. Aujourd'hui tout de suite à ce moment at this moment je suis avec moi-même ndangaha ku ngoro y'ubutabera urukiko rw'ibanze rwa Nyamata aho naje mu kuburana kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ku rubanza rurerwamo Sheikh Bahame Hassan muzi wabaye umuyobozi w'akarere ka Rubavu mu myaka yagiye itambuka niko kazi yakoraga aho yabaye nyine meya siwe munyamabanga nshingwabikorwa w'akarere niba ntibeshye ka Rubavu hanyuma akaza guhabwa izindi nshingano zo kuyobora hano igitagata ni ikigo ngororamuco cya Gitagata akaba yari umuyobozi cyase umuhuza bikorwa w'ikigo ngororamuco cya Gitagata ari wenyine Sheikh Bahame Hassan ukekwaho ibyaha bibiri uyu Bahame Hassan akekwa harimo ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina kuri bamwe mu bajyanwa nyine hariya mu igororero mu cyangwa se muri kiriya kigo cya Gitagata nyine nkuko nagiye mbibabwiye ibyaha bibiri akurikiranyweho icyo nabashije kumva ni kimwe ko abantu bazi Nyamata mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamata abantu bari gusakuriza cyangwa se bari kuvuga mu kindi cyumba ikirimo ntago byumva ntago wakumva nta parafo bagira uvuga ngo gaciyemo gutya icyumba cyano ikihano ibyavugirwa hano mu byumvirano uvuga ngo kumva biba bisaba kugira ngo amatwi abangurire nk'ay'urukabu cyangwa se nk'ay'ifuku. Ubwo rero Sheikh Bahame Hassan yatangiye asomwa umwirondoro we avuga ko ari wo bamuzanye avuka ya Rubavu murenge wa Gisenyi ari nahatuye birangira abyemeje. Tuhagera witwa Jean Paul Nkundineza yari yarasabye ko yafata amashusho n'amajwi kwiburanisha rya Sheikh Bahame Hassan yaranabyemerewe ko twagezemo mbona biremewe ariko ikigaragara ko ndi gukora inkuru ndi hano urubanza rushizwe mu muhezo kuko niba ndabona ba Jean Paul basohoye ba Pastor Claude bagiye hanze bandi bakuru bagiye batandukanye n'abaturage nabo basohotse hanze. Jean Paul yunganiwe na Maître Nyembo muramuzi umaze kumenya cyane niwe mwunganiye ariko nanone mbibutse ko tariki 6 ukwezi kwa mbere ngo ni Mutarama 2026 aribwo umucamanza yaje gusubika no kubushinjacyaha bwagaragaje ko byitabiriye amahugurwa iki gihe ubwo yagomba kubura tariki 6 ubwo ndi kwa kabiri w'iki cyumweru turimo
ubushinjacyaha bwagaragaje ko hari amahugurwa bwari burimo cyangwa se bwitabiriye biba ngombwa ko barusubika rukaba rwasubukuwe none uyu munsi tariki 8 Mutarama 2026 nk'uko bisanzwe babaje Bahame Hassan bati biteguye kuburana, aravuga ati naje nje kurana n'ubundi nicyo kinzanye. Camanza aravuga ngo ntago ariko tukubajije, subiza ibyo tukubajije, witeguye kuburana? Yego niteguye kuburanwa. Yari yambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'ishati nziza cyane, ishati n'abanyarobe bwokora, ishati n'abanyanya kagapfukamunwa ni bressiere, gapfukamunwa ni bressiere, ishati ya karo y'umweru n'umuturongo tw'umukara n'ipantaro y'umukara. Bahame rero iperereza ryibanze ku byaha Bahame akekwaho ryaje kugaragaza ko hari abo yahaga ibyo batagenerwa n'amategeko ku bw'inyungu ze bwite zishingiye kuri iryo shimisha nyine mubiri, ariko rishingiye kuki ku gitsina. Icyo gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwavuze ko uyu mugabo uyu Bahame Hassan nyine akurikiranweho ibyaha byo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite no gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Ingingo ya 6 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa ivuga ko gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina iteganya ko umuntu wese mu buryo ubwo ari bwo bwose usaba, wemera cyangwa usezeranya gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina cyangwa utuma undi muntu agirirwa cyangwa wemera amasezerano yaryo kugira ngo hagire igikorwa cyangwa ikidakorwa abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 1 ariko itarenze miliyoni 2. Iyo ishimisha mubiri ryakozwe kugira ngo hakorwe ibinyuranyije n'amategeko, igihano kiba igifungo kirenze imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 2 ariko itarenze miliyoni 3. Ikindi kandi iri tegeko rivuga kandi ko umukozi wese wa leta cyangwa undi muntu wese uri mu rwego rwa leta wifashisha umwanya w'umurimo we cyangwa ubasha afite kubera uwo mwanya agakora ikibujijwe n'itegeko cyangwa ntakore igitegetswe n'itegeko agamije kwihesha cyangwa guhesha undi muntu inyungu itemewe n'amategeko abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu ya miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 10. Iyo icyaha gikozwe hagamijwe inyungu ibarwa mu mafaranga, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu ikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonga. Ikindi kandi nkwibutse ko Sheikh Bahame Hassan 2021 nibwo yagizwe umuyobozi nyine w'ikigo ngororamuco cya Gitagata. Ikindi nkwibutse nuko amenyekanye nyine ayobora akarere ka Rubavu. Ariko rero mw'abagabo mwe mbabwiza ukuri, abanyamakuru twigize ngo turi intiti, ngo tuzi ngo gushakisha video ya Bahame aza yaducitse. Byagenze gute? Haje mbere imodoka ya RIB iza gutya gake tugira ngo ni Bahame uhageze, usanga siwe. Ubona abaturage bazakanzenze mu Karumuna nabahe bari byaje kugira gute kwiburanira. Haje imodoka yindi ya GR, plaque ni GR. Pastor Claude aravuga ngo ni bushinjacyaha ariko nge simbizi. Ebona Jean Paul bakari bushinjacyaha. Njyewe rero nyikurikira badaga ari byo ajemo ba Pastor Claude baramakanya ngari inyuma, ariko mu byukuri yazanywe n'imodoka ya Vigo y'umweru ahita yinjira muri wa muryango gafaranga yinjiremo abantu barawuzi bari gukora mu cyane muri ugira gute simbizi. Uyu uteganye n'umuhanda nyine ni wese yinjira iyo modoka nyine parika mwibanga rikomeye mu bwisho bukomeye, ahita yinjira batubwira ko arimo imbere ariko kubera ko Jean Paul yasabye gufata amashusho byarangiye tuyafashe. Ubwo ikindi kandi mu mwamenye nuko Jean Paul bwa butiti bwa Jean Paul ni intiti nafashe akamikora akajyana ku meza y'ubushinjacyaha namufata amajwi ubushinjacyaha esahaguruka aragendera mu buce bataravuga ati si bindi biki nyakubahwa perezida ibi ni ibiki. Birangira akamikora ubushinjacyaha agafashe aragaterura araza agereza Jean Paul avuga ngo ngumana ibyawe. Nje nitwa P Onika Swesnixi hambaga kataro katabugari insoro sashi mfundasha project pizi eyo so mbrero yo boy yo dagmisa samboy basumba sumba boy aka Mr Kubukubu Kabonyo the game changer. Dukomeze tujyane.